arayinyereka ndamugana nta kibazo arambwira ati subu tubishyire waretse tugategereza byibuza nk'indi myaka 4 kuko urumva yagombaga gufata credit kugira ngo abashe gukemura ikibazo cyari kiri muri family ariko nanjye nkamufasha urumva nubwo tutari dufitanye isezerano nize gufata inguzanyo kubera papa w'umwana just mukundana bisanzwe biraho ndabyibuka wenda sinzi ningira amahirwe azakurikira iki kiganiro azanyimuzi ndabyibuka nahembererwaga muri isete ikabuka icyaha kigira n'ibimenyetso kiriya cyaha ariko ntekereza ko uwo muntu aba atari kujugunya kuko Yesu ntago yaje gupfira abakiranutsi yaje gupfira abanyabyaha ahubwo nibaze kuki itorero ntago ndi bupointe ngo niri ariko harimo ababikabya cyane kuki iyo umuntu bigenze bityo bitwa ngo baramuciye uriya muntu baciye uriya muntu babwiye ngo njye inyuma ubuzima bamo itorero ntago ribasha kubutekerezaho ntabwo ribasha kwibaza ngo uwo muntu ni muntu ki duciye tujugunye inyuma y'itorero abazabasha kunyumva ndabasabye aka kantu dushaka kutumva ku rwego rwo hejuru ariko uwashobora kuvugira abandi yakavuga kuko iyo bavuze ngo umuntu turamuciye niryo jambo gusa guca ubaye igiciro uvuye mu bantu mbese ntabwo nzi ukuntu uriya jambo ryumva mimi buriya reka tubyemere ko ari imyemerere yacu ikora ku marangamutima kandi umutima ngo uburyo turemeyemo Imana yaturemye reka nere kuvuga ngo ni ngenyine buryo uzareba iyo utereranwe hari abantu bajya bavuga ngo bariyahura yego sibyo baranabikora aho bakabikora bari abantu buriya umutima we uba wo niba kwihangana hari biba byamunaniye ariko niba ari ikintu kibaho cyambabaje mu buzima na nisaha nshaka kuvuga amarira agatemba itorero ryarambabaje ku buryo na nisaha iyo mbitekereje agahinda karanyica ku buryo ntekereza nkavuga ngo ndabyibuka kuva icyo gihe nibwo nagiye mu itorero nibwo ninjiye mu buzima butari ubw'itorero hanze ubu uyu munsi iyo ngiye mu rusengero nyiramugiye mu kirori ntabwo ngenda ngiye gusenga ko mutera ako kantu ugenda mu kirori gute urambara ni ukuvuga ngo ndambara nkagenda ariko mu by'ukuri nta tageti mu mutima bafite kubera igikomere cy'itorero itorero ryarambabaje kurusha papa wa Kareba kuko nakundaga ADEPR nashatse gusezera korali matemwe komeza uririmbe undi nuko ndabyibuka rigena ngiye gusezera umuntu umwe arambwira ati ariko nsako mugana ndumva nshaka kuva muri korali ntibirambangamiye ariko atari iki ni ukubera icyaha ariko nyine ngumamo arambwira ati surava mu korali ntimwatura ntabwo twigeze twatura bo ubwo tukomeza gutyo muri kubyumva noneho turamenye cyane twabapagani bo mu rusengero twabaye abapagani bo mu rusengero kandi turabaririmbye koko se twarabaririmbye njya kwigabura nawe akarijyaho uri kubyumva nari umunyamasengesho yego n'uyu munsi turacyabafite abapagani bo mu rusengero ariko buriya sinabo mu rusengero gusa ngo n'abapagani bo ubwabo mu mitima yabo kuko wowe uba ubizi uba wumva bidunda muri wowe ejo ukarengaho ugafata Bibiliya ugahagarara no ku gatutu ukabwiriza ariko umutima wawe ubuze ikikurega bo tubaye muri korali rero ariko wenda nyuma ubwo tukimara kubonana ndetse tukanakomeza twabaye nk'umugabo n'umugore ariko hari n'igihe yazaga akarari wanjye n'ukuri ndi umufiyemeri hari ukuntu tujya tubura uko tubivuga bijya binshanga njya nkurikirana ibiganiro ukora umwana w'umukobwa akavuga cyangwa se
akabura uko yiyita. Ubwo ngo twebwe hari abamama bubatse bafite abagabo, hakaba n'abakobwa, twe turimo hagati. hari igihe njya ntekereza ko nta zina dufite. Nanjye iyo ubitekereje wumva bimeze bite nko mu mutima cyangwa mu mutwe wawe? buriya iyo mbitekerejeho banumva niba hari banumva nazashaka izina. Ndamutse ndi umuntu ubifitiye ububasha nashaka izina twitwa, kuko gusa njye numva turi ababyeyi. Turi ababyeyi kuko turereye u Rwanda, dufite abana turera umunsi ku munsi, turi ababyeyi. Hanyuma warutangiye tubwira ngo wumva nta zina dufite, ahubwo twibaze ko bamwe baba ari ababyeyi bubatse cyangwa se udafite umugabo yarapfuye akaba yitwa umupfakazi. Yego. Kuki abo bantu bakibaza kuki mwitwa gutyo? Ubwo bivuze ngo ugiye gutangira utwibwire mama Karebu cyangwa utubwire konsole wahashize, kuko umuntu wese agira ahashize he, akagira uyu munsi n'intumbero runaka y'imyaka tutazi yaho yifuza kugera. Konsole uraye neza akiri muto yari mu ntoki, naho ugiye guhera. Murakoze Mimi, ndagushimiye cyane kuba wemeye ko tugirana ikiganiro, ndabikunda cyane. Even ni n'ubwa mbere mbashije kujya kuri kamera ngira icyo mvugira ku buzima bwanjye. Konsole cyangwa se mama Karebu ni umwana wavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 1983. Urumva ko ndakuze. Ndakuze ndi kugera mu bakuze. Yego. Navukiye mu ntara yahoze ari ya Kigali ngari, ngira ngo dukura nk'abandi bose, gusa ndi umwana wavukiye mu muryango ukennye, ariko uko iminsi ishira nyine uko igihugu gitera imbere natwe tugenda dutera imbere gake gake. Narakuze rero, hanyuma muri 1988 nibwo nabuze umubyeyi wanjye ariwe data utubyara, dusigarana na mama. Hanyuma subiye inyuma navutse mu bana 9, abandi umwana wa 6. Harya umwana wa 6 mu Kinyarwanda nta kuntu bamwitara cyane wa 7 ugira izina n'uwa 8. We Nyandwi. Nyandwi ariko yitabye Imana kuko yitabye Imana 2007 je pense. 2017. Wankurikiraga tukagira na Minani warahari. Na Nyabyenda ntabwo ariko yitwa. Nari kuvuga mu mazina y'Abanyarwanda. Yego, Nyabyenda turamufite. Cyo komeza. Okay, ubwo rero tumaze kubura umubyeyi, mama yaraturuhanye cyane. Yaraturuhanye bifata kurumva kurera abana 9. Yego. Ariko wenda aho bitandukaniye n'iki gihe, wenda urebye ugereranyije kera n'ubu. Kera twabaga dufite amasambu, baca ibitoki tugahinga, mbese ibintu nk'ibi. Ariko ubu ngubu uragira abana benshi, ukavuga uti kweri, ugatekereza ukumva stress ukuza nyinshi. Hanyuma nyuma yaho rero muri 1990 nibwo twatangiye inzira y'agakiza. Mama nibwo yatangiye gusenga, ariko yari umukatolike. Nyuma ubwo data akimara gupfa nibwo yahise ajya mu itorero rya ADEPR. Twasengeye muri ADEPR guhera muri za 1990 gutyo. Ntabwo nibuka umwaka, ariko ni 1991 hagati y'iyo myaka 3. Ntabwo nibuka uwo ari we, ariko twatangiye gutyo dusengera muri ADEPR. Igihe ADEPR amadini yasengaga, twasengeraga mu minyinya mu mashyamba, batarubaka insengero. nta nsengero zabagaho. Iwacu twari dufite inzu irimo sima, ariko ikagira salo nini. Mama yari umudiyakoni, bari paruwasi ya Mbandazi, ntabwo njya mbyibuka neza. Ubwo ni muri Rwamagana? Muri Rwamagana. Yego. Inzige
niba atari nzige gutyo ntabwo mbyibuka njye numva bahita ngo ni za rubona na mabare na nzige gutyo twebwe twari dutuye ahantu bita ku mirongo aho ngaho. Ubwo rero dutangira dukijijwe, urumva nakijijwe n'umwana mutoya. Ubwo wagiye muri ADEPR ku myaka ingahe? Wenda ngereranyije reka mfate wenda ko ari 90 cyangwa 91. Yego. Nagiye muri ADEPR ubwo mfite imyaka 7-8 nibwo natangiye, kuko urumva nigaga nko mu wa mbere primaire cyangwa mu wa kabiri nibwo natangiye mu ADEPR. Ubwo dutangira gutyo jenoside iraba, Imana iraturinda. Nyuma yayo muri 1995-96 nibwo naje kubatizwa. Ndabyibuka icyo gihe habagaho mama yaradukundaga, mfite mama ukunda abana cyane ku buryo mbese abashaka kugira ngo umwana we abeho adahangayitse, kandi ntabwo bijya bishoboka kuri iyi si. Ntabwo bijya bishoboka. Hanyuma ubwo narabatijwe, icyo gihe mama yanguriye ikanzu nziza bitaga papa arankunda, yabaga ifite akadanteri hasi nziza cyane na ferime z'umweru. Hanyuma turakomeza 9-8 ntangira secondaire mu buzima butari bworoshye. Ndabyibuka ntangira secondaire, urumva twavukiye mu muryango ukennye, ndetse n'umuryango wagombye kutwitaho wari wo kwa mama, kuko umuryango wo kwa papa wabonaga kutita ku bantu cyane. Nabo ntabari bakiriho, abari bakiriho bose barigendeye. Ubwo gutangira secondaire birangora cyane. Ndabyibuka mama yajyaga ajya kuvumbura ibigori ahantu bita Rugende kugira ngo mbone itike n'amafaranga y'ishuri. Ariko ubwo ni igihembwe cya mbere, kuko igihembwe cya kabiri nahise ngira amahirwe, farije ihita imfata irangira. Ubwo ndiga secondaire ndayirangiza 2005, ari nabwo Imana yangiriye neza. Ubwo nayirangije ariko sinabasha gukomeza kaminuza, ahubwo mpita mbona akazi. Nahise mbona akazi, narigishaga kuko nibyo nize, nigisha primaire. Ubwo nkitangira kwigisha primaire ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere nibwo ninjiye mu ishuri nigisha mu mwaka wa mbere. Ndabyibuka umuntu wanzanye rero yari marume wa mama, ariko ubwo ni mu kiryango, kuko ibintu by'ibiryango kera abantu baranakundiranaga. Ubwo rero yanjyanye mu kazi, agezeyo urabona icyo gihe kari cya gihe nyine inkweto zari zitarasakara. Ahantu nagiye kwigisha hari icyaro ku buryo wasangaga abantu ku muhanda biyambariye uturenge, ibirenge. Noneho kubera ko yantwaye mu modoka kandi nta modoka zahabaga, twarahageze abantu baza gushungera bati dore imodoka, bati turebe abantu bayijemo. Noneho mu baje kureba iyo modoka, sibyo, tukimara kuva mu modoka nahise mbona umuntu uri gukanda muri telefone, ariko icyo gihe hari telefone za zindi ntoya, izindi za smart zari zitaraza. Turamwegera, guherewe se yakareba. Umunsi wa mbere wagiye mu kazi nabwo mwahuye? Nibwo twahuye. Turamwegera, njye na marume n'ahantu tutari tumenyereye, turamubaza ese hano bimeze bite. Nuko aratubwira amakuru yaho, mbese aratuyobora. Turamubaza tuti, kuko mbere y'uko nza nari nabanje kujya muri iyo area nzakoreramo nkashaka inzu, ariko ndayibona ariko sinabonana na nyiri inzu. Noneho tukihagera ndamubaza nti se runaka uramuzi? Ati ndamuzi. Ese turangira aho ari? Tugenda byibuka naraye iwe,
abyuka anzana anyereka inzu ngomba kubamo. Waraye kwa papa Caleb cyangwa waraye kuwo muntu? Kuri uwo muntu nagombaga gukodesha inzu, ariko uwo mwitango kuko ni wantangije wanzanye mu kazi no muri famiye. Akimara kungeza mu kazi yahise asubira ku kazi kuko yarakoraga. Abwira papa Caleb amubwira ati rero nka telefone, nimero yawe telefone tujye tuvuganiraho kugira ngo njye menya amakuru ye, ese ameze ate, nawe nashaka kumpamagara guhamagare bityo. Ubwo urumva nukuya. Ikindi wenda ntavuze nuko nagize amahirwe nsanga arakijijwe, nawe yari mu ADEPR, yasengera muri ADEPR. Ubwo ntanajyanye n'icyemezo cyo mu itorero, menya aho basengera, baranyakira, njya muri korali kuko nari umuririmbyi. Nigana gatoya reka mbanze nkubaze kuki bavuga ngo nasanze akijijwe kubera ko yari umwadeperi. Iyo mvugo nayumvishe kuva kera, still ndacyayumva. Kuki bavuga ko umuntu akijijwe ari uko ni imyumvire ye, ni doctrine y'itorero, biba bimeze bite? Ntekereza ko ari imyumvire yacu kuko burya itorero cyangwa idini iryo ari ryo ryose rigira abantu bakijijwe. Ariko kubera ko urumva deje ninjiye muri ADEPR ndi umwana, nasanze ari uko biri. Ndakijijwe, runaka ari muri ADEPR kubera ko akijijwe, ugasanga wenda uri muri katolike, ariko umuntu akizwa. Ubundi gukizwa ni uko nyine uba ufite uzimana, mbese nawe urabyumva. Ndabyumva cyane. Rero nta dini nta torero iryo ari ryo ryose ritagira umuntu ukijijwe. Ubwo narimbaje amakare ngo tubwire abo ku ruhande rwe uko abyumva twakomeza. Yego. Narengeze. Warugezeho bakweretse aho itorero riri, kuko urumva nasanze ari umuririmbyi muri korali, kubera ko wenda nsubiye inyuma niga tronco, nari umukoraliste, nari na bateri. Baterwa no kuvuga ingoma cyane. Nakundaga kuvuza ingoma ku buryo udashobora kubyumva. Ni pendo. Zimwe za kera. Nakundaga ingoma ni pendo. Njye niba mpa amafaranga sinashobora kuvuza ingoma. Nuko nyine nshaje cyangwa se nkaba mbayeho mu buryo ntafite amafaranga numva nifuza, ariko mba numva nacuranga. Niki kindi washobora gucuranga kitari ukuvuza ingoma? Hari kinyamuziki urabizi? Oya ntabwo mbizi, nuko mba numva yego nanjye nyikunda cyane. Gitari ndayikunda, iyo mbona uzi gucuranga cyane. Ndabikunda cyane. Noneho kubera ko urumva nakuriye muri ADEPR, nakundaga kubyina. N'uyu munsi gusirimba. N'uyu munsi niyo ndi mu nzu umwana wanjye arabizi. Nshyiramo umuhanzi bita Israel Mbonyi, aranyubaka ku buryo bushoboka. Hakaba n'undi muhanzi bita umunyatanzania bari muhangira, ntabwo muzi. Aririmba indirimbo z'igiswahili ariko ziri baze kuri Bibiliya. Akaririmba Aburahamu, akaririmba mbese amateka ya Bibiliya yose abari mu ndirimbo ze. Ndazikunda rero. Iyo ndi mu nzu rero hari igihe numva nafashijwe nkaririmba nkabyina. Noneho mbonye iwe iyo nshyizemo indirimbo mba numva narira. Ndamukunda cyane. Hari indirimbo aherutse gusohora yitwa Yesu ni inkoni yanjye genderaho. Indirimbo ndayikunda yitwa cyane. Yego cyamba. Ubwo rero nagiye muri korali, reka dukomeze. Yego. Turaririmba ko nanjye nari n'umuhanzi. Urumva nari umuhanzi ariko muri segonderi. Ndabyibuka n'ubu ndacyafite ikayi nahangiragamo, ndacyayifite. Nanjye nabaye ariko ngiye byose narabijugunye. Ntabwo nshaka kubita niyo wagira ute. Ndabyibuka hari n'agakayi mfite karimo indirimbo imbeba zari, ariko ndacyakabitse. Bizarangira ubaye umuririmbyi. Imana ningirira neza. Hanyuma tujya muri korali
turakira ariko turasenga bisanzwe bibirika urumva twagiye tumenyerana uko iminsi ishira uko mu rugo bakeneraga urumva sinari mfite telefone urumva uko bakeneraga kumenya amakuru yanjye baramuhamagara nanjye nakenera kugira uwo ngira gute mpamagara mu rugo ngo mubwire bimeze gutya najyaga kumureba tugenda tumenyerana gake gake turamenyerana kugeza igihe 2007 nibwo yansabye ko twabana ntabwo nibuka umunsi ngo nibyari kuko icyo gihe yaje anzaniye telefone yanguriye telefone ibintu byari bikaze yanguriye telefone anzaniramo na simukadi mfite hano niyo yanguriye na n'uyu munsi nkigendana yego ntabwo nigeze nyigura kubera ko yari umuntu akunda ibintu bisirimutse telefone iyo yamenekagaho n'akantu gato yahitaga agenda akazana indi noneho mbona umuntu muzima nawe yari mwarimu mwarigishanaga oya yari agronome ariko nyuma yaje kubaho umuyobozi mu nzego za leta nuko ubwo nyine turakomeza 2007 dupanga gahunda yo kubana kuko urumva nabonaga ko kwiga kaminuza bidashoboka kuko kwirihira nabonaga bitari utazakunda faruje ntabwo yari kiri ntabwo yankomezanyije twarangije segonderi bihita birangiriraho hanyuma mbonye kwiga kaminuza bidakunze nahise mbona ko ubuzima bwanjye ari gushaka umugabo kandi urumva nari maze gukura ariko uri buze no kumbwira iyo mpamvu kuki umukobwa urebye agasanga udusiporo wenda urangije kwiga segonderi ubonye nta ndi mahirwe yo gukomeza muri university kuki umukobwa ahita atekereza mu mutwe we wenda sinzi uri butugereranyirize icyo gihe cya kera n'uyu munsi tuze kureba aho bigeze ariko nzi neza ko umukobwa ikintu abenshi kiza mu mutwe we no gushaka umugabo sibyo kandi nari nkuze nkeneye gukora umuryango urumva deja ntabwo nari kugwa kwishyiga kandi abasore bahari kuri mama Karebu ndumva nasoberejwe neza icyo gisubizo kubera ukuntu nanjye mu buzima busanzwe nkuzi wenda abantu bashobora kuba bagize ngo duhuye nk'uko wenda njya mpura n'abandi bamwe na bamwe turaziranye nari ngize ko ibyo gisubizo ari cyo uri bumve ntabwo ntengushye rero kuri give hope kuko n'uyu munsi nubwo ntekereza ko atari ko twese tubitekereza mba numva umukobwa ufite ubwenge yagakwiye kubikora kubw'iyo mpamvu tubwiye urakuze ukeneye kubaka umuryango kuko n'ubundi aba ariyo maherezo ikindi no mu rwego rwo kwirinda ibyaha ujyaha ejo ujya hariya wari kumwe na runaka aho ndabyemeye ntitwakomeze hanyuma 2007 niho nari ngeze hanyuma ubwo ntekereza ko nyine dupanga gahunda y'ubukwe turicara tubiganiraho kuko icyo gihe baranteretaga nubwo sinari mubi cyane ndabyibuka hari umugabo wagize kuntereta ndamwanga ndamubwira mfite umugabo ati wambabariye ukamubenga koko ati mbabarira ndamubwira cyangwa babyitaga kubenga umunsi ni ugukatira umuntu cyangwa kumutera indobo ndamubwira reka ntabwo bishoboka ndabyibuka nawe yari umukozi ariko mu nzego ntabuze hanyuma ampamagara baramwimuye arambwira ati na n'ubu nturafata umwanzuro nabwanyoya ntabwo njarajara ikindi ndakijijwe ntabwo ikindi cya kabiri ntitwari duhuje idini ntabwo twari duhuje idini ngo mvuge ngo kandi ibyo bintu urumva nari umuntu wo mu idini ukuntu kuvuga ngo ndajya ku ruhande ngo njye gushaka uwo ku ruhande numvaga bidashoboka ariko ni nabyo bitewe nyine n'imyumvire ariko ubu byarahindutse ntabwo ariko bikera nuko ubwo turicara ndabyibuka twaricaye ariko hazamo imbogamizi yari afite muri famiye arayinyereka ndamubwira nta kibazo arambwira ati ubu tubishyire waretse tugategereza byibuze nk'indi myaka 4
kuko urumva yagombaga gufata credit kugira ngo abashe gukemura ikibazo cyari kiri muri famille ariko nanjye nkamufasha urumva nubwo tutari dufitanye isezerano nize gufata inguzanyo kubera papa w'umwana just mukundana bisanzwe biraho ndabyibuka wenda sinzi ningira amahirwe azakurikira iki kiganiro azanyimuzi ndabyibuka nahembererwaga muri isete ikabuka naka inguzanyo bwa mbere icyo gihe bampaye bari mu ijana ngahe na 120 yaramperekeje turajyana bampamagaye ngo nze nyifate turajyana tugeze ikabuga ndayafata ndambwira nta kintu ugiye gukemura ikibazo oya nukuri wabikoreye urukundo wabikoreye uzisege naramwizera kuko yari umwizerwa nkanjye yarakijijwe ntabwo yapacapacaga byaje nyuma turaza kubigira urukundo ni ikintu gikomeye byaje nyuma hanyuma ubwo urumva turicara turabiganira wenda n'ikimenyimenyi uzi impamvu ntajya nta archive yanjye uyu munsi mfite ikayi twapangiyemo ubukwe oya yanasinyemo harimo sinyatire ngo gutanga ubukwe barasinya se oya yarambwiye ngo kugira ngo wemere ko iyi myaka izagera gahunda nk'iyifite atizana ngo sinyire yakuriye umuntu ukunda kwigusetsa nirekane ntabwo ari ngombwa gusinya atizana nkwereka ariko ntiyasinya ngo ashyireho amazina yake akagenda yisinyiramo utuntu nyine ako gakayi ndacyakafite kandi urumva hashize imyaka hafi 13 ndabyumva baguhaye inguzanyo uhaye shero takira naramuhaye umva turakomezanya ariko gutinda mu rukundo buriya gutinda mu rukundo unakijijwe biragora cyane bisaba umutima ukomeye noneho iyo muri abantu umwe araha n'undi araha umwe abona undi buri munsi sibyo ntumbaze uburyo twageze aho bivamo kuba twabyara umwana tutari abantu icyo nshatse kuvuga ni iki nshatse kuvuga ko urumva deja twakomeje ndamwizeye nawe aranyizeye dutegereje cyagiye ko kigira gute ko kigira nari mutegereje imyaka imwe kuko urumva ubwo yiyongeraga kuri ngahe mu maranye urumva nyine natangiye akazi 2006 mu kwa mbere ariko urumva ntabwo nibuka icyo gihe twabivuze na 2008 niba ari 2009 ntabwo mbyibuka ntabwo njya nibuka amezi n'imyaka ubwo igihe kigeze twatangiye gusa naho itorero tukaribamo twari muri korali ndi umuririmbyi we aba ku byuma ariko afite n'akazi dutangira sinari nzi ngo gusomana n'iki numvaga ari cyaha kibi ariko nyine nabonye sheri ni mu ADEPR ni umwizerwa nkanjye twahura akabizu ukabura kamuhaye cyane kandi bunyi gake kandi ubwo satanira ku kantu gato cyane akagenda konje gake ukagenda umumenyera ejo bundi umumenyera gutyo kugeza kuri soni zigashira ndiko byumva nuko birangira nyine tubonanye ariko mu kubonana njye nawe ndabyibuka hari samedi bwa mbere bucya ari dimanche njye ntabwo nagiye gusenga ariko we yagiyeyo abagabo n'ibitangaza abapagani bo mu itorero niyo mpamvu navuze ubundi buhamya bwanjye burimo ibice bibiri hari igice cyo kuba wenda nakwigisha ba single mothers cyangwa se nk'igihe ariko hari n'igice kijyanye n'itorero kuburu hanyuma iyo samedi konsole nibwo wari ubonanye n'umugabo bwa mbere ari we ubuzima bwanjye nari mfite imyaka 16 gutyo
kuki ku bukeye utagiye gusenga mu makarere? Ntabwo nari kujyayo. Umutima nahise numva umutima wanjye intege nke z'umubiri n'intege nke zarimo, ariko umutima wanjye nawo numvaga waragagaye. Ndabyibuka icyo gihe wenda ntabwo nyine nuko byagenze, nuko igihe kigeze noneho urumva twakomeje kuba mu itorero, ariko njye nshaka gusezera. Nashatse gusezera korali, umutima umwe komeza uririmbe undi, nuko ndabyibuka hari igihe nari ngiye gusezera, umuntu umwe arambwira ati ariko nzakubimugana, ndumva nshaka kuva muri korali, ntibirambangamiye, ariko atari iki, ni ukubera icyaha, ariko nyine ngumamo. Arambwira ati surava mu korali, ntimwatura ntabwo twigeze twatura. Ubwo tukomeza gutyo, uri kubyumva, noneho turamenye cyane tuba abapagani bo mu rusengero, twabaye abapagani bo mu rusengero, kandi turi abaririmbyi. koko se hari abaririmbyi njya kwigabura nawe akarijyaho, uri kubyumva. Nari umunyamasengesho. Yego. N'uyu munsi turacyabafite abapagani bo mu rusengero, ariko buriya sinabo mu rusengero gusa, ngo n'abapagani bo ubwabo mu mitima yabo, kuko wowe uba ubizi, wowe wumva bidunda muri wowe. Ejo ukarengaho ugafata Bibiliya ugahagarara no ku gatutu ukabwiriza, ariko umutima wawe ubuze ikikurega. Tubaye muri korali rero, ariko wenda nyuma ubwo tukimara kubonana ndetse tukanakomeza, twabaye nk'umugabo n'umugore, ariko hari n'igihe yazaga akarara iwanjye. Ni ukuri. Ubwo bwo mwari mukibutegereje? Twari tukibutegereje ubukwe. Twari tugitegereje ubukwe, ariko yaje kugenda ahinduka. Ndabyibuka hari umushuti we wajyaga amutwara kuri moto, akajya ngo atari ko mujyanye ahantu muracyabirimo neza, ni cyane, kuko njye narizeraga, ariko nigeze ndavuga ngo mana, burya aka kanwa waba uri umupagani, ikintu wiyaturiyeho kikubaho byanze bikunze. Oya, kikubaho kuko uba ufite aho kuyipinga muri mind yawe. Ngo nari narishyizemo ngo umugabo uwo ari we wese nzabonana nawe ntitubane. Icyo kintu cyari kindi, numvaga nzamushakaho umwana. Numvaga nzamushakaho umwana hasi hejuru, ariko nkamubona. Noneho papa Karebu, kubera ko namukundaga, urumva twari tumaranye imyaka 3, numvaga ntabyaranye nawe nazababara ubuzima bwanjye bwose. Rero umwana nabyaye ntabwo ari umwana waje ngo pafu, namubyaye mushaka. Namubyaye mushaka. Ibyo bintu byumvisha ubyumva ute? Ubyumva neza? Karebu naze abasuhuza. Wowe naza gusuhuza rwose. Suhuza abantu muhungu mwiza uri hano. Niko suhuza mama. Kabizu. Suhuza abantu bakubona. Ngaho dusuhuza. Mwaho neza abadukurikiye, nitwa Byiringiro Karebu. Wow, bapepera gutya bakurebe. Wow. Urakoze. Egahesure kwiyicarira. Ubwo rero byari bindi mu mutima cyane, nkumva ko nshaka umwana we akigendera. Ubwo inda nayitwise ntabizi, kuko urumva twabonanaga kenshi. Inda yagiyemo ntabizi, yari muri korali. Ndabyibuka nigeze kwimuka ahantu nabaga, ndagenda. Icyo gihe sinzi umupasiteri wari watubwirije, ngeze mu rugo numva ryabwiriza riramfashije. Nanone nagiye muri salo ndabyina, ntangira kubyina amakorasi twaririmbaga ku rusengero. Noneho ntabwo nari nzi ko nasamiye. Nkaryama nubitse inda,
icyo gihe ndahari yari itangiye gukura nibwo natangiye kubona ko nshobora kuba mfite ikibazo. wabimenye rero ko inda itangiye kuza imbere gusa? namenye ko ntwite inda ifite amezi 3 n'igice. mwarimu muzima? Yego. Reka nkubwire impamvu Mimi urayumva. Njyewe biriya bintu byo kuvuga ngo abakobwa bajya mu mihango, najya mu mihango ufite imyaka 17 nari nkuze. Yesorokoza. Noneho mu kujya mu mihango hari ubwo namaraga amezi 2 ntayijyamo kandi yagera ikagaruka. Aho ndakumva. Rero byari ibintu byanjye bisanzwe muri mihango amezi 3. Kubura mihango amezi 2 byari ibintu byoroshye kuri njye. Hari n'igihe numvaga ko ndwaye. Ako kantu uze kunyibutsa tukagarukeho tuze kuganiriza abana bakobwa aho gatoya batarabyara sinko ko tubwira abasingo mothers gusa tuze kukavugaho. Ngaho umaze kumenya ko twite. Ukuntu utiwamenye ute kutwite rero. Ubwo nagiye muri salo hari ku cyumweru n'umugoroba nka saa 10. Ndabyina ikorasi ndabyina ndahimbarwa. Noneho numva isereri iramfasha. Ndagenda ndaryama nubitsinda numva umwuka urabuze. Ariko kurumva isura rero yatangiye guhinduka abantu kandi ati ko wabaye mwiza byagenze bite. Nuko ako nabo ntibubwiza ufite ntibusanzwe wasanga. Nuko oya nta yindi yajyamo. Seriye rwose. Kubera icyo ko nta yajyamo. Ndaza kubisobanura. Okay, nice. Hanyuma ubwo amezi 2 arashira. Noneho amezi 3 ashize arimo nkumva ibintu biri kugenda mu nda. Kumbi n'inda yari itangiye kwirema. Hari umwana w'umukobwa twaganira mbwiye ngo yararwaye inzoka. Oya, inzoka itandukanye n'inda wenda nuko abakiri muto. Kuko inda ubyumvira nyine mu nda yo hasi. Numvaga ibintu bigendagenda mu nda yo hasi. Ngeze aho ndavuga ariko abantu bakambwira batari ko kukiye mu muntu twite. Kandi ubwo papa Karebu yasaga n'uwankatiye 2009. Ariko dukomeza kuganira bisanzwe haje kuzamo umukobwa yamenyanye nawe yari n'inshuti yanjye ari nawe baje gusezerana. Abari ya myaka ine yari ishize se cyangwa? Oya yari itaragera. Oya yari itaragera kuko twari twarahanye gahunda ya 2010. Yego. Asezerana 2000? Oya yasezeranye narabyaye. Turaza kubigeraho nabyo. Ubwo indi maze kuba amezi 3 wahise ubimubwira? Oya nari kubimubwira ntabizi. Nahise njya kureba ikibazo mfite. Naje hano Kacyiru ku bitaro. Ndababwira ko mfite ikibazo. Madamu arambwira ati se wanyakiriye maze ufite ikibazo kimeze gute? Ati numva ibintu mu nda bigenda ibiki n'ibiki. Ati tanga inkari. Nibyo kintu yahise ambwira. Nyitanze kuko nsanga ndatwite. Naramuhamagaye ndamubwira ndagushaka. Ndamubwira uzi ko namubwira ati nibyo turatwite ni cyane ndatwite. Urumva jewe nahise numva nsubijwe kuko nashakaga umwana we. Ariko nkumva ko nimbimubwira aragira ikibazo kubera turabanyitorera. Yego. Kandi kuko niko byahise bigenda. Yambwira ati nta kibazo ati bugiye. Ku munsi wa 2 twahuriyeho nibwo yambwiye amagambo yambabaje arambwira ngo uzagenda ushaka umuntu we guteye. Urumva nubwo twagiye duhindukana ariko numvaga ko kera numvaga ko nta muntu mu ADEPR uhemuka. Rero naje kubibona ko bibaho ko umuntu n'umuntu uretse Imana yonyine yo mu ijuru tugirira neza ikaguha umutima utandukanye n'uwundi naho nta muntu utahemuka. Hanyuma akimara kumbwira gutyo urumva nubwo natwaye inda nyishaka ariko numvaga ko ibyo nahuriyeho nabyo nyuma nibyo byanteye shock. Yego. Noneho nabaye nk'umuntu w'umusazi ngira ngo njya ntekereza ko hari banankumanyije kuko icyo gihe naragiye njya ku rusengero mpamagara pasiteri ndabimubwira ndamubwira ndagukeneye ndamuganiriza arangije
ariko ubwo urumva wenda subiye inyuma gato iwabo wa papa wa Kareba bari banzi twari dusanzwe tugenderana no mu rugo bari bamuzi gusa icyo twari dusigaje no gukora imihango isanzwe ubwo rero maze kubibwira pasiteri yangiye inama ngatera ati tuza izo mbaraga zikoze wari ugiye mu rwego rwo kumugisha inama ko cyangwa kwatura nari ngiye kumwaturira yego nari ngiye kumwaturira kuko numvaga ibyo nda twari tumazemo imyaka noneho bigeze ku ndunduro hari akantu ushaka kwibaza gatoya wamwaturiye kuko papa Karebu ubona byagenze mu maguru make cyangwa nuko yaza kuhaguma n'undi wari gukomeza ntabwo nabikoze kubera ko ari icyaha kiri kundi reka nacyo nyisubireho nabikoze kubera igikomere papa Karebu yari amaze kuntera ako kanya abantu bajya bavuga ngo satani aragushuka akanaguhururiza nibyo naringize confusion nibaza wagiye kureba pastor nahise ngira shoke kuko nkurikije ukuntu twizeranaga ntabwo numvaga ko nabimubwira ngo bihakane yego numvaga ko bidashoboka abikubwira byakiriye ute ko nahise numva ijuru rimbwiriye nahise numva ngize ikibazo mu mutwe wanjye bihita bihinduka numva ubuzima ndavuga uyu mwana nubwo navuze ko numva mushaka ariko namushakanaga na se nuko ubwo turagenda ndabimubwira ko nawe baramuhamagaza mu itorero arabihakana aravuga ati reka ariko sinanamuzi twabanaga bisanzwe niko yasobanuye noneho urumva nagiye aho hantu ngiye mu kazi we yari iwabo uri kubyumva noneho abanyetorero sasa abadiyakoni abanyamasengesho baririmbyi mujye murwanira ishyaka rya bagenzi banyu yaba ari mu cyaha yaba atari mu cyaha mujye muba strict sibyo bagiye ku ruhande rwe sigara mpagaze gutya noneho urumva nta muryango nari mfite aho nta wundi muntu nari mfite nta famiye ndi hafi nta yindi nshuti nagiraga inshuti nari mfite ni itorero ni papa Kareba bose baragutaye bose noneho nkagira na mama warwaraga umutima kuko nangaga kugira ikintu mubwira kiri shock even n'ubu ngubu iyo mubwiye akantu kamukura umutima ahita agira ikibazo noneho biramvanga mu mutwe itorero ribaba buri munsi bakakwita indaya itorero nari nshatse kuvuga ngo turegarukeho ntekereza ko ari bo abantu nkuko waravuze ngo n'umuryango wari ufite nibo abantu bari kugufata mu mugongo uko mbitekereza nubwo iyo umuntu aguye mu cyaha birumvikana kuko n'icyaha kigira n'ibimenyetso kiriya cyaha ariko ntekereza ko uwo muntu aba atari uwo kujugunya kuko na Yesu ntabwo yaje gupfira abakiranutsi yaje gupfira abanyabyaha ahubwo nibaze kuki itorero ntabwo ndi bupointe ngo niri ariko harimo ababikabya cyane kuki iyo umuntu bigenze bityo bitwa ngo baramuciye uriya muntu baciye uriya muntu babwiye ngo njye inyuma ubuzima bamo itorero ntabwo ribasha kubutekerezaho ntabwo ribasha kwibaza ngo uwo muntu ni muntu ki duciye tujugunye inyuma y'itorero abazabasha kunyumva ndabasabye aka kantu dushaka kutumva ku rwego rwo hejuru ariko uwashobora kuvugira abandi yakavuga kuko iyo bavuze ngo umuntu turamuciye n'iryo jambo gusa guca ubaye igiciro uvuye mu bantu mbese ntabwo nzi ukuntu iriya jambo ryumva mimi buriya reka tubyemere ko ari imyemerere yacu ariko ikora ku marangamutima kandi umutima ngo uburyo turemeyemo Imana yaturemye reka nere kuvuga ngo ni ngenyine buryo uzareba iyo utereranwe hari abantu bajya bavuga ngo bariyahura sibyo baranabikora aho bakabikora bari abantu buriya umutima we uba niba kwihangana hari biba byamunaniye ariko niba ari ikintu kibaho cyambabaje mu buzima n'iyi saha nshaka kuvuga amarira agatemba ni itorero
itorero ryarambabaje ku buryo na n'isa yo mbitekereje agahinda karanyica ku buryo ntekereza nkavuga ngo ndabyibuka kuva icyo gihe nibwo nagiye mu itorero nibwo ninjiye mu buzima butari ubw'itorero hanze. Ubu uyu munsi iyo ngiye mu rusengero ngiye mu kirori ntabwo ngenda ngiye gusenga ko mutera. Ako kantu ugenda mu kirori gute urambara ukavuga? Ni ukuvuga ngo ndambara nkagenda ariko mu by'ukuri nta tageti mu mutima bafite. Ni kubera igikomere cy'itorero. Itorero ryarambabaje kurusha papa wa Kareba kuko nakundaga ADEPR. N'uyu munsi urumva maze imyaka 10, umwana afite imyaka 11, maze imyaka 11 ntaragira irindi dini nkandagira, byarananiye kuko ndabyibuka nigeze kujya muri katolike, hari umugabo umwe wigeze kuntereta ngo arashaka ko tubana. Urumva nari narabyanze ibintu byo gushaka, ngeze aho ndabwise ubundi nzaguma njyenyine ubuzima bwo kurera umwana wenyine n'iki, ariko ikintu kijya kinkomeza mpita ntekereza ukuntu mama yatureze turabana 9 uvuga n'uyumwe ni ibintu byoroshye. Oya widuhemukira rwose, umwe ntabwo ahagije, byibura nawe uzashaka babe nibashaka babe 4 byibura. Mama Karere reka dukomeze twibaze. Iki kiganiro ndiburarekera abantu kukireba kuko ni ingenzi cyane kuri bo, ku muntu uwo ari we wese, kuko twese dufite ibidusitaza imbere noneho tukagira n'ababikomera amashyi. Akenshi iyo umuntu ari kugucira urubanza uko byagenda kose, hari abemera kubamo muri icyo gico baguciriyemo, ukagenda ukabamo ugatuza. Mama Karere wabashije kuvaho itorero ryagushyize bigenze bite? Nagaruka mu itorero nuko kumva byibura aho hantu wowe ufite imbaraga zo kuhava, niba nari naraheze mu nzu se nyivemo njye wenda abantu ahagaragara kwa. Reka mpite nkomerezaho ubuhamya. Itorero rimaze kunca, bamaze kumpana, urumva najyaga gusenga indaya ibiki n'ibiki, abapasiteri bagaterana. Ese kuko urumva deja yaramaze kuzana n'undi mukobwa bari bamaze kujya, yashakaga kuzana. Bamugize umwere? Yes, bamugize umwere, ahita yaragiye gukora ubukwe. Yahise urumva yarafite undi mukobwa ku ruhande yashakaga gukorana nawe ubukwe. Urumva deja jewe nahise mba igicibwa everywhere, ahantu hose kuri buri muntu wese nahise mba igicibwa. Noneho ndagenda mba nk'igiti kiri mu murima mu butayu. Noneho urumva abakristo nibo nari mfite. Ndabyibuka umuntu umwe ntazibagirwa, pasiteri bita Bizimana, kamuvuge mu izina, Imana igihe umugisha, yaramfashije, niwe wajya gumpumuriza. Ntabwo mbizi niba ubu ngubu bagikijijwe. Niwe wenyine muntu n'uyu munsi nshobora guhagarara atangira ubuhamya. Yari pasiteri w'itorero nawe, ntabwo nzi niba ari pasiteri niba ari mwarimu, ariko nzi ko twamwitaga pasiteri. Nuko ubwo urambajije ngo nasohotsemo aho hantu baguciriye, bamwe bavuga ati turaguciye, hari n'izindi mvugo numva ngo ni ugutenga, ni n'imvugo numva isa naho nahise ngira ihungabana riri ku rwego rwo hejuru. Numvaga ntashobora kujya mu muryango iwacu, ni abakene, mfite mama ufite ikibazo. Noneho urumva n'itorero ngumaho, ndavuga ngo ngiye guhangana nabyo. Niba ari imyuka mibi banterereje ntabwo mbizi, nahise mpumura n'ihungabana. Niba harimo n'ibindi wenda bampaye ntabwo mbizi, ariko njya mvuga ngo buriya hari intuza nzifatamo amezi, ihungabana rifatamo amoko 2. Mbigereranya na telefone. Tugira telefone mobile, tukagira na telefone iri fixe. Telefone irimo amoko 2, hari fixe na mobile. Buriya telefone mobile buri wese arayibona, ariko telefone iri fixe ibiri mu nzu
gusa nge rero nagize ihungabana riri fixe. Hari ihungabana umuntu rero ukabona ko akora refite, ariko hakaba n'irindi riba mu mutima rihishe. Nge nararigendana. Icyo gihe ndabyibuka nabaye nk'umusazi mutaye umutwe, akazi ndakareka. Akazi nakoraga ndakareka, ndatorongera. Ntwite inda y'amezi 4. Nagiye aho ntazi, naje kwisanga ndahantu bita Cyangugu Ikamembe. Rusizi. Ngezeyo ubuzima buranshanga, nakoze akazi ko mu rugo. Ntwite. Nakoze akazi ko mu rugo ntwite. Nareraga umwana wigaga nko mu wa 3 primaire. Umudamu amaze kumenya ko ntwite yahise anyirukana. Utararenga aho ngaho. Umudamu nakoreraga yahise anyirukana ntiyanampemba. Kuki nakoreraga 5,000 ku kwezi. Hari akantu nibajije, kuki umugore utwite afatwa nk'umunyantege nke kugeza aho abantu bose bamera nkaho n'ubundi bimeze nko bamuhaye akato. Hari n'utwita yaba ari no mu kazi akamubwira no genda wicare, kandi wenda bitavuze ngo bazanamuhemba, bakamera nkaho bamushyize inyuma. Kandi wowe ntekereza ko icyo gihe wari ufite n'imbaraga zo gukora. Nari mfite imbaraga zo gukora cyane kuko nari na munini. Ntabwo ari nk'ubu nabaye muto. Amakare wanabaye n'umuyobozi uza kutubwira impamvu kuki ibyo bintu ngiye birancarenjenga. Ntabwo nzi impamvu, gusa sosiyete iri hanze ikwiriye guhindura mind. Kuko umuntu utwite nawe abashoboye, yego abadakwiye gukora ibimuvuna bishobora gutuma agira ikibazo, ariko ntabwo yagakwiriye gufatwa nk'igicibwa. Biri no mu byiciro, hari amezi. Kuko ubu ngubu nibwo nsigaye ntekereza ku kintu bitaga kuroha bya kera. Kuroha umukobwa watwaye. Kohera no kuroha. Nitaga mbona ko umuntu utwite udafite umugabo, ntabwo uravuze ngo birashoboka ko nta zina tugira, sibyo? Ubona ko ari ikibazo muri sosiyete, ariko ntabwo bikwiriye, ntabwo byakwiriye. Ndabyibuka icyo gihe yantaye hanze, asohora imyenda, arasohora. Naraye hanze ndarana n'imbwa. Imbwa tukararana, naraye nicaye ku ishyiga mu ivu. Bucya mu gitondo njya gushaka akazi Kamembe mu mujyi, ndakabona nkabona muri bare. Turubozi cyaduka, nacuruje inzoga. Nahembwaga 11,000 ntwite, ntaha mu gasozi, ntaha hanze. Hanze gute? Nararaga hanze nyine. Wajyaga mu kazu ukazuka? Natungwaga mu gihuru se? Hanze nyine nkicara nkaryama ngasinzira. Utwite? Ntwite. Oh my God. Natungwaga n'ibijumba natoraguye. Urabona imodoka zigenda zitibijumba. Nararaga mpekenye ibijumba. Mu kazi bataraguhemba? Yego. Agahehe. Kubera ko natahaga mu nzira, nagendaga saa 12, nkagera mu kazi saa 1. Nakoraga uko nshoboye, nkagenda ntoraguye nk'utujumba nka 2. Ndi burarira. Abantu bihisha inyuma ya kamera mbona bihisha byinshi. Nta kundi niko bigenda. Yego. Ubwo ibijumba byarantunze, ndabyibuka rimwe naraye mpekenye ikijumba. Hajya numva n'indirimbo ziraje, nkarara ndirimba. Noneho byarangira ngafata Bibiliya, nkarambika kunda, ngasenga. Icyo gihe warasenga ukumva isengesho riri kuzamuka? Nicyo gihe nasenze numva mpamanya n'Imana ntwite. Kuko ikivu cyari kiri iruhande rwanjye, kukijyamo byari ibintu byoroshye, ariko ikintu cyo kwiyahura ntabwo kigeze kinza mu mutwe. Habe n'umunsi wari numvaga umwana wanjye nzamubyara. Imana imubabarire. Umudamu iyo mutekereje nawe, ariko nawe byari isomo, ni isomo ry'ubuzima. Ni isomo ry'ubuzima, kuko iyo ubiciyemo ukabasha kubinesha, sibyo, urakomera kandi nta buzima na bumwe uba udashobora kubona. Njya mvuga nti ibidukomeretsa cyangwa ibikomeretsa umuntu niyo nsinzi ye bundi, kuko utanyuze ahakomeye ntago woshobora no kuba umuntu ukomeye. Ntibibaho. Wari ubizi ko nataye akazi ntibampagarika ku kazi simbimenye? Uzi ko icyo gihe cyose natunzwe n'ibijumba umushahara usohoka ntabizi? Iyi warasohokaga. Ndashimira cyane umuyobozi wanjye. Icyo gihe nari
ntabwo nzi gusobanura yatangaga kuba mukuriye ariko nagiye mu kwa 8 garuka mu kwa 12 amafaranga ajya kuri konti cyo genda byibuka urumva ndamushimira cyane ndamushimira aho ari kanere kumuvuga ndamushimira cyane ariko yangiriye neza hari igihe umuntu agira neza atazi ko iyo neza hari umuntu uyibuka akavuga ati uyu muntu Imana imuha umugisha undi muntu wenda nashimira ni umudamu wemeye ko nkora muri bare ye yari afite umugabo w'indaya cyane ariko target yanjye yari cyo kubona icyo ndya sibyo urumva nge nagiye nsa n'umuntu wataye ubwenge bwaje kugaruka nyuma naje kugarura ubwenge nyuma mbona nibaze se ariko nafashe telefone mu kwa 11 mpamagara wari directeur wanjye telefone nari nzize mu mutwe ko nari narayigurishije ubuzima bwarancanze nta mwenda nkigira Kamembe nagezeyo abajura baranyiba imyenda yanjye yose nambaraga barayitwara nuko ndamuhamagara arambwira ati konsole biti ni byiza ni wowe ntabwo urapfa cyangwa uri umuzimu nindi muzima ngo none suriye nindi Rusizi ati se atupara udufaranga twawe duhari waza ukadufata urabona twagiraga icyo bitaga capitation grant bahabwaga mpita numva Imana iransubije ndabubwira amafaranga narahari mbiyi barahari 37,500 ati se wari wajya kuri konti ngo urebe udufaranga turiho Mana menya yarazi ko napfuye ndamubwira nti se nyingi ndacyahembwa ni kandi akazi naragataye ati genda ujye kuri konti nagiye kuri konti nsanga umushahara wanjye icyo gihe nariye neza mimi naragiye naragiye mbura injanga isambaza yego nizo barya hariya ngenze kunda ko nzajya kuzirya biryoshye muri safuriya urumva niko nize guteka mbura ikiringiti n'ubu ndacyagifite akaringiti nakaguze niba ari 900 banze wari muri arashive n'ubu ndacyagifite sinze ngura umusambi nibwo nize kuryama ku kintu ubundi ndararaga hasi ubwo inda yari igeze mu mezi angahe 6 ukaryama hasi nita kwitaka kandi hanze oya icyo gihe nari maze ko sinakubwiye ko nabonye 6,000 nkajya gukodesha ntararaga hasi mama kare reka duse naho tujya kwegereza umusozo ariko nkine nagize amatsiko kugira ngo uve muri Rwamagana ugere Kigali kubera ihungabana warateze wagiye n'amaguru byagenze bite ntabwo ari Rwamagana nabaga i Kigali harya ni muri Kaboga oya n'ahantu bita Irutunga ni hafi ya Muhazi ubwo naho ni muri Kigali muri Kigali so hanyuma ndikwibaza wavuye icyo ukuntu byagenze nese numvaga ntari muzima ntabwo mbizi uburyo byanjemo gusa nabyibuka njya kugenda naraye kwa muramu wanjye kwa muramu niho simbeshyira gusa nzi ko nagiye kwa mukuru we bakurikirana biye ndamubwira nti numva ashaka gutoroka turashaka gutoroka ndamubwira ati guma mukuru we bakurikirana ndamubwira nti numvise yanyanze angira inama ndazumva ariko ndaceceka ubundi sinkunda kuvuga cyane bwakeye mu gitondo uratega imodoka nageze Nyabugogo nagiye kuri banki burya amabanki yaragowe nagiye kuri banki nguze 20,20 kandi numva ko ntazishyura ariko kuko bari bazi ko uri umukozi bari bazi ko ndi umukozi wa leta sibyo nagiye kuri banki nguze 20,20 ngurisha telefone ibihumbi ntago nibuka yo bampaye nagiye mfite 30,000 na ku mufuka nageze Nyabugogo ndibaza numvaga nshaka ahantu mba njyenyine nkumva n'uwanjyana mu cyogajura ahantu ntabonana n'ikintu cyitwa umuntu najyayo nkazagaruka maze gutuza ndagenda njya kuzigitarama bate n'igihumba nta ni hafi
njya ni ukuvuga ngo wabaraguruje bitewe na tike nazengurutse agence zose mbaza nangahe Kamembe niho bambwiye niba ari 4,000 nangahe numva ni kure nta niho to sinari mpazi nahise nkatisha nicara mu modoka ndavuga ni aho imodoka iviramo irangiriza niho nange ndaviramo ubwo nawe nageze Kamembe nka saa 12 cyane mugoroba nagiye mu gitondo mbona isi ni nshyashya nkajya negera abadamu abazunguzayi nkabwira nti runaka muramuzi sinda nkahimba izina wenda nkavuga nti mibi muramuzi turatireka da ni hari umuntu narinje kureba hano none ndamubuze ntubu mwancumbikira batereka reka batese wowe uturutse niyo ntari umuntu naje gusura ariko ntanurutse Kigali none namubuze namenye barimutse na telefone ye ntiriho ni kandi niyo nari mfite bayibye mbese ndahimba utuntu tudafatika mfata kamwishyiraho kandi ngize amahirwe ngo ku mudamu azibagirwa nawe yangiriye neza yari kuzunguza niba ari amateke hari ukuntu bacuruza amateke ahiye ku gataro se ku isahani abakongomani bakunda kubirya habaye abakongomani noneho arambwira ati rero ndamubwira nsubu ndarara ku muhanda ubona ndi umudamu ndi umukobwa ati wa mugani ni ikibazo ati ngwino mpere ati nanjye ndaragaragaraga oya narayihishe hari umunyamakuru ugeze kumbwira ngo gute umuntu abana n'inda ntigaragare kandi tuzi ko inda zigaragara narayihishe n'uwo mudamu ajya kumvumbura yari afite akana kagaswa katazi ubwenge noneho umudamu yakoraga muri electrogaze yamara kujya ku kazi nareba mu ikayi y'umwana nkabona yabonye 0 avuga naraguse uyu mwana koko noneho nkamuhamagara ngo DERICK ngwino hano tukiga noneho yataha ntigira nyoni nyinshi akana katuzi ko wa mukobwa wazanye yanyigishije akabwira ati dore yanyigishije ngibi tangira kandi ubwo nagezeho mubeshya ko nize tronkome ntigeze ndangiza uruyumva nuko impamvu yanyirukanye naramubeshye cyakora simbize wenda nicyashingira ko ikibanze nuko yabonye ko nite hanyuma mama karere kareka twaganira bukira bukongera bugashya gusa inkuru yawe irandejeje amahirwe yanjye nuko nagiye inyuma ya kamera narihimbiye noneho ariko mu buzima bukomeye niho dukura gukomerana none ibyo ni by'amarangamutima mama Karebe nshaka ko mu minota itari myinshi utubwira waje kubyara nyuma yo kubyara ubwo buzima wabubayemo gute nusoza urubuze kutubwira ngewe nkumenya wari umuyobozi batubwiye ukuntu waje kuba umuyobozi wenda umushobora kuba utakiri umuyobozi si mbese urabitubwiraho nabyo turibuze gusoza tugira inama cyane cyane urubyiruko rutarajya mu byo kubyara bakiri batoya cyangwa se reka tubyerure ubusambanyi kubera yuko turabibatiza cyane bigatuma bisa naho ari ibintu byoroshye ntabwo bigikomeye ntabwo abantu bakibitinya kandi birimo ingaruka nyinshi usibye no gutwara inda urwara n'ibindi birwara sida izindi ndwara zitandukanye nagira ngo rero kuri uwo murongo ndumva ariho twasa naho tugana kugira ngo tuze gusoza ubwo byageze aho ku itariki 9 mu ya 2019 nibwo bari bampaye itariki yo kujya kwisuzumishizaho bampa ko nzabyara mu kwa 2 ariko buke bwaho inda imfata nahise mbyara rero byara umwana w'umuhungu mwiza cyane Karebe umuhanga cyane mukunda ko byara umuhungu ikibazo nuko afite ibiro bingana n'ibyanjye kandi ari uruhinja arimo agira ibiro nigeze kuba mutoya akajya ndusha ibiro kubera ibibazo hanyuma ndamubyara urumva icyo gihe nabyaye nta muntu ubizi ko ntwite wo mu rugo
narabibahishe ntibigeze bakenera ko ubaza amakuru navuye Cyangugu mu kwa 12 mpitira ku kazi nkomeza akazi ariko directeur wanjye arambwira ati rero ntabwo wakongera kubandikanya n'iyi famiye akamitasiyo yaramfashije umuyobozi yanjye yaramfashije igihe natse mitasiyo njya handi ni naho naje kubyarira hanyuma ndamurera nyine bisanzwe kugeza kuze ariko ubuzima nyine bwari bugoye yari umwana ugoye udashobora gushyira hasi nakoraga muhetse muteruye wajyaga kwigisha mu ishuri uhetse umwana cyane rwose nigishaga nafataga ingwa mu kaboko kamwe hanyuma akandi gateruye umwana kuko n'umwana utarigeze na rimwe yemera ko hari undi muntu umufata mu biganza yari uwa nyina ntabwo nzi impamvu yabiteye ariko yarinze acuka ariko ameze yaba abo muri famiye yanjye cyakora ahantu nashoboraga kumujyana akagira agahenge ni kwasi kandi yari yaramwanze cyakora mfite mabukwe ubwo reka mwite mabukwe kuko uya ni nako kuri akunda umwana wanjye cyane yaramukunda ndamushima ise yaramwanze ariko nyina aramukunda hanyuma even na famiye ye isanzwe ya n'umugisha kuba umwana wowe atari bukubaze ati mvuka hehe nawe ubizi neza ko ariko ajya afite igikomere ajya mbaza ajya mbwira ngo bamwita umwana w'umugore ku ishuri yego ibyo bintu sinzi wenda niba byagira yajya mbwira ngo uzi ko mu ishuri ngo turi abana b'abagore babiri urumva n'abana badafite basi ni bagenzi babo bababwira cyangwa nibo babyivugira ntabwo mbizi ariko urumva ako kantu kaba karimo utaho uzatubwira ahantu ako kantu kavuye sibyo urumva abana bakurana ibikomere birumvikana bakurana ibikomere tugira ibikomere tukagira n'abana bafite ibikomere biba bisaba kugira ngo umube hafi mbese umunsi ku munsi mama Kare kuganira ni byinshi ndumva niyo ngiye topic dushobora kuzaganiraho cyangwa tugashaka ababifitemo ubunararibonye bakatuganiriza bakatubwira icyo tugomba gukora kugira ngo dusigasire umuryango kuko niba uyu munsi twitwa ngo twanyuze mu bikomere tutari kubasha kuvura duhereye imuzi bishobora kuzafekta umuryango w'ahazaza waba abana bazabamo igihe bazamaze gukora cyangwa nabo bazabyara kuko urumva akakwaniye gafite ntabwo ari keza reka tugane ku nama wagira urubyiruko rw'abana b'abangavu kuri batoya nzi neza ko mu buyobozi busanzwe wabayemo mwagendaga mukunda guhura nabyo urabagira inama nongeze ugane kuri bene data single mothers hanyuma tugenda nziza tuzabigarukaho ntacyo tuzabigarukaho single mothers icyambere bigirira icyizere bigirira icyizere batekereze ko kurera umwana ntabwo ari ibintu byoroshye ariko ni n'ibintu bisanzwe wumva umwana n'uwawe nta maraso yawe ugomba kumurera n'inshingano nk'umubyeyi hari akantu njya mvuga ngo umubyeyi abagabo ni gake cyane umugabo aba yiteguye kuba papa umugabo always aba ari ready yo kuba yaryamana n'umugore cyangwa umukobwa ariko ni gake cyane uzasanga yiteguye kuba papa cyane kandi umukobwa wagiye muri icyo kintu atacyiteguye iteka aba yiteguye kuba mama hari nubwo ukijyamo witeguye nkanjye ariko ibyo uhura nabyo mo indani ni challenge uri kubyumva njya ntanga urugero rw'inkoko ariko ntabwo mbese njya ndeba inkoko ijya inyigisha inkoko isake irayibangurira sibyo igaturaga amagi kandi iyabundikira isake yibereye iyo uri kubyumva amagi ikaturaga ubushwi hari iyi n'igihe ujya kubona ukabona iyo agiye gushakishiriza iki utwana na ya sake ikaza ishaka ahubwo kuducura siko bimeze kandi inkokokazi hari igihe ujya kure ugasanga ifite imishwi nkimara kubyara akarebo
nararebye mbona ntabwo nzaba uyu mwana utanywa amata utagira ute noroye inkoko nororaga inkoko nabaga mfite ibisake byiza ariko imvura n'ibisiga bikabitwara ariko inkokokazi ireraba imishwi irera imishwi 20 ikabikuza itari ibisiga cyangwa natwe rero nka single mothers turashoboye ushobora kurera umwana bigakunda uhereye ku kantu gato kwiheba niyo mbanziriza niryo tangiriro ryo gupfapfana ahubwo no gupfa nabi gupfa nabi hari bamwe mu bakobwa kwiheba niyo ntangiriro yo gupfa nabi reka tubyite gutyo kuko iyo wihebye mu buzima bwa uzarebe n'uyu munsi reka mvuge nk'ubu ngubu wenda tuvuge urugero ndikorera ninjya mu kintu runaka natangira kuvuga bimeze gutya ndabigenza neye baba bigenzo deja warangije kuba eshwe kandi iyo wumva kuri bubishobore sinzi ikintu maze kubona iminsi kimbaho iyo wumva ikintu uri no kuvuga ngo mu buzima yes ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi twagakwiriye kumva ko dushoboye abagore turashoboye nicyo kintu kibanze kera ntago ari nk'ubu kera twumvaga ko umugabo niwe ushoboye afite imbaraga ntamufite ariko n'ubu hari abagore bameze ko umugabo wenda abana n'umugabo yamuta akarira yababa datawe ukabona isi muguye reka da kandi ushoboye mba numva nakwicara nkakwigisha ejo bundi ndaho nkorera nakiri umwana w'umukobwa wambabaje sefaranteri hafi ku yaraje kungurira akantu nari ndi mucuruzi ari butange muri gift oya karako kwambara okay ndamubaza nabonaga atari seriye ndamubaza nti ufite ibibazo biti amgatera ati mfite ikibazo atari ko nabuzo nyiganiriza ndetse gute ati umuhungu twakundanye nyuma y'imyaka 4 yagarutse nubwo nicyo kiguhangaye ati ndumva nahangayitse ku buryo utabyumva akose kucyaba ndabwira ariko wumva uhangayitse gute banza utuze ushyira umutima hamwe wumva ko ibintu byose bishoboka ndarabanza ngahumeka cyane ukabanza ukumva umwuka mwiza uraje ikindi ukumva umutima wawe ukumva ko ni wowe nyine ni wowe ugomba buriya n'abari abantu biyahura nta sinzi baba bararangije gupfa kera njye niko mbitekereza oya ubundi aba yarapfuye nubwo abagenda aba yarangije intekerezo mindset ziwe aba yarangije gupfa ubundi mu buzima bwacu bwa buri munsi ntuzigera ubaho ubuzima buri parfait no ntibishoboka ntabwo uzabaho ubuzima butakubabaza kirazira n'ubu ngubu nshobora kuva ahangaha nkahura n'ikibazo gikomeye ntashobora kwivanamo ariko mfite umutima ukomeye sibyo nkivanamo bigakunda mama kare ngeze ukuri reka ni mbwira nk'amasomo 2 wigiye muri ubu buzima ku myaka yawe umaze kugira experience mu kazi wabaye muri umuyobozi niki nayahe magambo 2 ushobora gufashisha abantu nawe wenda bagukomeje ubundi principe ngenderaho ni nyinshi icyambere no kumva ko ari ngewe nyine ndi ngewe nta wundi wundi urimo nta nundi ndi kureba ko nta nundi muntu muhanganye nta nundi kurushanwa nawe hari akantu nakunze umuntu witwa Dashima akunda kuvuga ngo nta wundi muntu muhanganye ninjye konsole Dashima hamwe n'umuntu Narine Gahongayire ugati iyo nirebye muri miroir nibwira yashobora nibyo ni kuvuga ngo iyo wirebye muri miroir ni wowe ubone nyine ni wowe uyu munsi rero ubuzima bwanjye nshingiraho nabwira n'undi muntu ninjye konsole nta wundi uri ku ruhande kandi ndi konsole nyine uhamye nzi ko ndi konsole uhamye uko wamfata kose icyo wantekerezaho cyose ndabizi ko ndi konsole uhamye iyo nama ntago abato bari buyumve ariko hari umuhanga wigeze kuvuga ngo iyo nza kumenya yaramaze gukura iyo nza kumenya yuko bimwe natinyaga gukora nk'abantu baravuga ngo ukibarandeba gute iyo nza kumenya ko batari bananyitayeho iyi nama rero abatoya babashe kutwumva bayumve kubera yuko ni wowe mu buzima bwawe ni wowe uhanganye nawe ubwawe nta wundi face yawe ururwana gute jya wireba nyine face yawe igende na kwigarukira uzamenye ko ari wowe konsole
umenye ko ari wowe Mimi sibyo nubona ko ari wowe Mimi uzafata kamera uyitereka aha ngaha wumve ko nyine uri proud yayo nanjye nge hariya nkora ikindi proud yayo nakwinjiza 5 undi akinjiza okay ndumva ikindi navuzeho nuko uri kutubwira kutarebera ku bandi nkumva ko ari jewe nyine mfite intumbero iyo ntumbero kandi ngomba kuyigeraho nk'ubu mfite intumbero yo kuba nagira inzu yanjye ako kantu karaniye hagira inzu nyuma y'inzu hakaza imodoka n'utundi ariko hari akandi kantu nshaka gusaba inzego bwite za leta ndetse n'itorero n'amatorero hari ukuntu tujya gusenga wagerayo bagitangira bati abagore muhaguruka mudusuhuza agahaguruka bagasuhuza itorero abagabo ibyiciro byose ugasigara nta hantu uri uguma wicara kuko wahaguruka hese nta zina tugira kuko twebwe nango izina ryacu ni irinyamahanga turabasingo mada gutese nta kinyarwanda gihari se turabasingo mada nyine sinzi wenda niba turasaba minister gafazafatanya n'itorero wenda bakazadufa BAMPORIKI kuko niwe azi ikinyarwanda cyiza uramugabo cyiza cyane n'inshuti y'urubyiruko cyane azi ikinyarwanda cyiza gitomo ubwo azadushakira izina n'ukuri azadushakira izina icyampa iyi message kazamugeraho kuko nta hantu turi nta zina dufite njya mbibonera mu rusengero niho uzabibonera abantu bajya gusenga bitari mu katolike mu yandi madini abasha kuvuga ngo musuhuza amatorero bahagurutsa n'abaririmbyi bagahagurutsa n'abakristo uri kubyumva kandi wowe nturi umukristo uri kubyumva nturi n'umupagani ukabura uhaguruka ukaguma wicaye ibikomere turabigenda ariko Imana izabikora reka tubwire abari badukurikiye mu makarebu n'umutumirwa nanjye umunsi wanshimishije yandijije ariko yanashimishije tuzishimira kongera kugutumira tubwira uburyo ki wenda wabaye mu buzima bw'ubuyobozi uko abanaga n'ubundi na rwa rubyiruko wenda we cyo warufashaga n'ubundi kuko nzi ko n'uyu munsi uracyari inshuti y'abo bantu cyane hari n'imiryango irenze umwe tujya duhuriramo n'ubundi tugamije kuzaba kongera cya cyizere abatagifite tukakibahereza abagifite tukacyongera tukaba urumuri tumurikira isi abato bakigira ku mateka yacu atarabaye meza ariko bagambiriye kuyirinda reka ngushimire ngushimire n'umutima wanjye wose wakoze kubana natwe nakagaruka ku bakunze ba Give Hope TV ariko ndagusabye ngo iri somo rya Mama Caleb urirebe cyangwa se iki kiganiro ukigejeje ku musozo nibwo uza kumenya ngo ubuzima ni iki ni ihe ntwaro hari abantu badukurikiye akareba indirimbo ya runaka kubera ko ari icyamamare yamusaba gukanda subscribe agahita abikora yihuse ariko ikiganiro cya Mimi gitanga ubutumwa akajya kinyuraho akigendera bana icyo Mimi basaba mu gikorere ndakibasabye urakoze kudusabira abakozi bacu nkuko Makareba bivuze ni inkunga ikomeye kuri twebwe kuko binatuma tubona uburyo bwo kubwirira abantu benshi icyarimwe n'ubutumwa bugahita bubageraho mukore subscribe mu liking ndetse commentaire ntabwo twe dukeneye ngo mutubwire ngo wenda wabyinnye neza uyu munsi no twe dukeneye kutubwira ngo icyakomeza umuntu mugenzi wanjye ni iki cyangwa se umuntu uzi neza kuvuga ati umuntu yafashe imitima y'abantu benshi n'uyu ukamutubwira tukamutumira akaza cyangwa se ibyo tutakoze neza nabyo mukabitubwira nakagaruka